Nonje ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye wose mu kurikirana platform KWP250 MSA people sup meze gute ubu ngubu noneho nabazaniye the one only Mr GL niwe muraperi wenyine mu karere ka Musanze no mu ntara z'igihugu zose wabashije kwitabira Salax Award ibihembo kano kanya bitagitangwa ariko nibyo bihembo duheruka mu Rwanda bikomeye niba ntibeshye mu muziki naguma yeah naguma so ndajya gutangira ni freestyle rap bacaho bicaye muri hood bumiwe nacyo kuvuga bafite mbaye inkuru batishyuye ugenda bavuga wagaruka bakarya iminwa sinakirabiranya wenda tuvuge ngo barikina gitimwe ijisho ativuze ritwika inzu nturumwe mu bahungu bagize kano kazu urya mukobwa ubona nubwo yashatse inkwano bamukoye niwe wazitanze nirya modoka ubonye uzanye byeratashyemo ni naho arara burya ntanze agira atahamo ubona tunzi bya mirenge modoka mazara bafite mu murenge gusa nubwo ubona asa n'ufite agahenge cyamunara yimuhoza ku nkeke it's your boy GL Miss GL ndagira ngo nusake wifashe mikro nta kibazo ndagira ngo twiganire sasa ubundi niyo muntu warutegerejwe hano kuri kamera za performer uyu munsi it's been so long guys so long time bro long time numva twayirukanaga nka 2020 uyu munsi 2021 rero turagira ngo twongere tugaruke ni byinshi cyane byabaye ni byinshi cyane twagombaga kuvuga ariko abadukunda n'abakunda Mr GL mwihangane ariko no munsi ndagira ngo byose tubimanuke tubive imuzingo Gloire uri umwe mu baraperi bakuru mu ntara z'igihugu cy'u Rwanda cyo kuvuga ngo mu ntara y'ahana even no mu Rwanda urumwe mu baraperi bakuru yakibaye myinshi Gloire kuva atangira umuziki ni iki wishimira umaze kugeraho muri uyu muziki nishimira byose mfite kabisa nishimira uwo ndiwe magingaya nishimira ibihangano maze gukora nishimira ubuzima mbayeho nubwo nanone navuga ko ntaranyurwa ariyo mpamvu ngikomeza gukora ntabwo uginyurwa wabona hari igihe kizagera bikaba ariko right now turacyari guhasolinga tu indirimbo twatangiriyeho yitwa barya iminwa iyo ndirimbo yavuyeho hajyamo humura ivaho hajyaho triple F ivaho hajyaho ndayibuka ariyo bita izina rye ngaririmbye izina rye inganzo yazimye vuba so ucyumva GL ntunga mic niyo mbunda ni po igihe cyose nagukunda nyita GL mukotanyura sira mu birunga vasi z'ubufizo ngenzi songa nka kaunga mbwirira kukuru kaje kuruhukira mu magi y'inkoko kazize inkware mvunira mu mavi indoto ufite zo zisaba imyuka myinshi mu madini zanjye zo zuzuye imyuka myinshi y'amagini yewa MSA iji ya MSA uzanye imikino nkudunda nk'agatenesi ya Hennessy wapi wiyimbaza nyomenge nkavanga n'ibirutsi bya muhabura jisu kuguhabura uko nikomeze ntuzanyiteze utazicuza impamvu wiyongoje dunyita General GL ku rugamba rwa Mike mpaka mfu who's better you know I'm the best than an obvious skill bill sindiso this step daddy wawe genda sa nk'ikirungu uratanyina mbona hunga that's so Mr GL na twari tugarutse kuri indirimbo buryo zagiye zikurikirana izo ndirimbo zose ubutumwa ni bumwe urasa nkaho ubutumwa bugenda bugaruka ku bantu ugenda ubabwira triple F friend aza umura wirida niki nyine ukabona ni indirimbo zose zirimo ziragaruka ku bantu uburi murabwira je muri yo misi kuri urarangwa n'amaganya cyane byagenze isi yose mani iri kuganya muri rusange turi muri covid nta n'igisekeje kiri aha hanze uretse abantu baseka ubusa ariko nta n'uwakabaye yishimye abantu baseka ubusa ariko ubundi ni kuvuga ngo ikindi njye ntabwo naririmba ibintu abantu bose bari kuririmba tu njye nafashe kote yanjye bazaririmba biriya nanjye ndirimba ibi ariko ntekereza ko turetse ibyo ngibyo ni album ndi gukora yitwa ntabara ntarapfa yego inspiration yavuye
nkuru zimaze iminsi abantu bari kwiyahura abantu bari kugira gute so nsanga nk'ibyo ngibyo navuga ngo hari ibyo ndirimba abandi bataririmba niko sosiyete nyarwanda imeze hari ibyo abantu bose batitaho kandi by'ingirakamaro ubuzima bwo mu mutwe ntabwo abantu babuha agaciro abantu bafite amadepresiyo abantu barababaye nta muntu ukeneye kubwira mugenzi we ati komera nta muntu so urabona mugenzi wawe uri mu bibazo ukamusekaho kugira umwegera ati twagira gutya so nicyo iyo album yari iriho iyo album ntekereza ko ninongera gusohora indirimbo yanjye njyenyine nzasohora album yuzuye kubera ko nabanje kubereka uko bimeze Gloire uti njyewe mfite gahunda yo gusohora album yuzuye umwe mu bahanzi bake mu Rwanda baronshinze album ndabyibuka album yawe man narayitabira n'umupeti muto byane byata kera cyane bro nitabira album yiwe ndi umupeti muto byatara dukubita so ndabyibuka navuga none uyu musani kumubona bizantwara igihe kirekire cyane ndasoringa since right now turicaranye ni n'iby'agaciro respect that man now respect urumva deja ibintu wifuzaga wabigezeho kandi ntago wabirose ngo bibe warabikoreye byaramvunye cyane bro byaramvunye cyane ariko kanye turishimira ko byibuze araho biri kugera nanjye uko nabibonye navuga bro uyu muntu gararenze niki nakora ngo nanjye mbumwe nawe like nsanga hari ibyo nanjye nshoboye twakorana kandi ibintu bikagera imbere cyane ko n'umwe gukora natwe tutawushoboye urumva ko ni no gusayidira ngusayidire Gloire uyu munsi muri Musanze hari ikintu kimaze iminsi kivugwa cyo kutumvikana hagati y'aba producer bose nzi neza ko ari inshuti zawe very be straight on the point ubwo ni bande n'abande na producer America uzwi nka Bex actually Bruce uretse kuba tuziranye ntabwo ari homie yanjye tu Bruce ntabwo ari homie yawe ariko ndamufana ni umuvocalist mwiza ku rwego rw'igihugu yagiye adukoma ingoma mari za daje ari ingoma ye bita uyu munsi n'akaruhuko nta kindi ndi ukora usibye kurya ya roke man niwe muco wari ukoze roke mu Rwanda so respect kabisa ni umuniga mukuru cyane muri ibi bintu yego iki kibazo nkubajije abahanzi nakiriye ntago nakibabajije kubera ko nabonaga ko batari capable yo kuba bagisubiza cyangwa se bishobora kugisubiza bikaba bya bindi ndahanini cyane ko abo benshi ntago bazi profile zabo bantu nkuko wenda ngi nadushobora kuba tubazi cyangwa se ngi nshobora kuba mbazi nawe ushobora no kubona abantu ushaka nagira nkubaze kuba Bex yarahataswe na Bruce mu kwataka kwiwe nawe ntabashe kwihangana nk'umuhanzi nawe mukuru biriya bintu nyine ni iyihe sura birimo birahuye umuziki twese turimo biriya bintu ntabwo ari byiza kubera ko bakabaye buzuzanya cyane ko ndasubira n'ubundi muri iryo jambo n'ubundi uko ari babiri nta n'umwe uri on top muri iki gihugu muri production yabo ni abahanga ariko nta n'umwe urabigeraho ngo ayobore mu gihugu cyose so numva ko bafite byinshi bakabaye biga hagati yabo bagafashanya tukabona umuziki mwiza ni nabyo aka kanya tuvuga ko abantu benshi bakiri kurwana nabyo kugira ngo umuziki uri aho twakwita mu ntara nawo ube uri umuziki ukomeye ubundi ahandi mu bindi bihugu bikomeye za New York ubusanga hari umuziki mwiza cyane no mu even na Tanzania za Dodoma za Dar es Salaam ubusanga hari umuziki wa danje no kurusana na Dodoma kandi ari muri capital uyu munsi ubona ari iki gituma umuziki wo nka Musanze ni umujyi wa kabiri mu Rwanda kubera iki atariho hari umuziki wa hatari kandi atariho capital iri niho rero hari umuziki wa hatari ahubwo abantu babirebe babimenye kubera ko ntabyo bazi ariko niko kuri haba iki kugira ngo noneho babirebe babimenye navuga ngo hari imvugo njya numva bajya bakoresha bari kutwakira ngo abahanzi bo mu ntara abahanzi Musanze abahanzi abasa ko twabakumye imyaka myinshi ubu turacyari abahanzi bo mu ntara je nagiye Kigali muri 2010 bari kumbwira ati umuhungu uvuye mu ntara umuhanzi ukizamuka abasa tuzazamuka ryari intara muzayidukuraho ryari muzatubatize natwe tuba abanyarwanda yego Gloire ndagira ngo dukoreshe uyu mwanya dufite
tuganiriza abantu bakuru muri industry and I respect all of them. Ni abantu bategura ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival EAP. Ni abantu bagaciro cyane, ni abantu bahaye umuziki w'u Rwanda ishusho nshya kandi bakayerekana ko umuziki w'u Rwanda ushoboye. Uyu munsi ni abantu bari kureba ku mpande zose, urabona barazana Israel Mbonyi ni umuntu uvuye muri gospel, ntabwo byari bimenyerewe muri biriya bitaramo. Barafata abahanzi bo muri traditionnel bakabazana. Ni ryari tuzabona umuhanzi noneho muri babahanzi bisabo mu ntara nawe bahawe umwanya hariya kuri rura rubyiniro? Sinzi. Yego. Actually ni business. Yego ni business. Nago iri ari company ifasha abatishoboye cyangwa se ije kugirira impuhwe rubanda. Ntago ari kugirira impuhwe rubanda, ariko barimo barareba ku mpande zose. Ariko bamaze no gukora, bamaze no kugira impact ikomeye. Bamaze gushora imari, abahanzi bari kubona amafaranga muri ibi bihe cyane bikomeye. So coup de chapeau kuri EAP n'abayiyobora. Ntabwo ikibazo nge nibaza kwiyo baje inaha aribwo badushaka ngo urabona ngo tuje Musanze ngo Gloire uratwika ngo wazaje kandi corona yaraje bakaza kugushaka kandi corona yaraje nibazaza Musanze. Iyo potential mutubonamo byagenze gute? Iyo potential ikindi nabonye bica ku gitangazamakuru cy'igihugu. Yego. Sinzi niba barababwiye ko abantu bakireba cyane ari abanyakigali gusa, kubera ko natwe dufite population yacu ishaka kureba abahanzi bayo. Kandi umva ikiza twebwe amaradiyo yacu amenshi akora afata intara y'amajyaruguru. Urumva niyo wakurikirwa n'intara y'amajyaruguru gusa ubwabo ni abantu bafatika. Kandi uretse n'ibyo twabirengeje imipaka mwana, twabirengeje imipaka nabo barabizi. Ahubwo ikintu nababwira badutekereze ariko atari uko tubateye impuhwe kubera ko turabishoboye, kubera ko n'ibintu bari abantu bahamagara n'abanzi bagenzi bacu, ibyo bakora natwe twabikora. Live music n'ibintu dukoze imyaka myinshi. So numva ko natwe twakabaye duhabwa kare byakabaye cyane ko ubu ngubu basigaye bakira n'abahanzi babiri ku buryo ko biramutse ari ibintu bishoboka kuba hari igihe bazagira gutya akavuga bati rwose reka dufate uyu mu artiste wabikoreye wabivunikiye nawe. ahubwo ngiye ikintu nagusaba nko kuba watwegereye ukatubaza uko tubyumva, nabo uzabashaka kubegere unababwira icyo tubitekerezaho. Nabo ni abantu bakuru, ndakeka ko igihe EAP platform azaba yaje, ndakeka ko ntago bakwanga, ntago bakomera abantu dusanzwe tubana mu buzima bwa buri munsi, ariko bari kubikora byazamo ikibazo cyane ko urabona ko nyine impande zose arimo barazirebaho. So ejo bundi numara ariko gutumirwa uramenye utazibagirwa ko platform ari inshuti. That's what's up. Ndagira ngo twiherukire kuri album Ntabara Ntarapfa. Kubera iki Ntabara Ntarapfa? Ntabara Ntarapfa ni umuntu uri gusaba ubutabazi. Igitekerezo nagikuye ko hari umushuti wanjye wigeze kugerageza kwiyahura, yatabawe na message imwe. Iyo umuntu wamwandikira amwe ati ndagukunda gutyo gusa agiye kwiyahura abona message ati ndagukunda. Areba message gahunda zose yari afite itazireka. For real? So ndavuga ati man, hari abantu bakeneye ubutabazi nubwo batari kugenda basakuza ngo tukeneye ubutabazi, ugasanga umuntu yarari aho ameze neza mumutangira ubuhamya ati yanywaga akantu, yarasekaga, yagiraga guteje kuva ngo yiyahuye. Iwabo bari bakize, yari ameze neza, agiye kunkunda amahoro. So umuntu ngo afite ibye byose, aparitse imodoka yaruriye muri etage ariyahuye. Donc nukuvuga ngo biriya ni ibintu twakagize inshingano zacu nge nawe igihe tukiriho wareba mugenzi wawe niba umwishimira ukabimubwira, witegereza ko tuzajya ku kiriyo cye ngo uvuge ngo twamukunda, iyo ga uzayikora uvuga ndagukunda. Ibyo naramukundaga. So Ntabara Ntarapfa ni body iriho, ni body iriho message ari interesting. Urumva nahe actually zabarya iminwa. Niho nahereye umushinga ariko ntago nari nakanzuye neza. Ya album yatangiriye kuri Wirira. Ya no umubyeyi mbampumuriza bwira ati umwana wawe rwose twatangiranye itereta, twatangiranye no kunywa ifege, tunywa inzoga twari kumwe, tunywa widi twari kumwe, ugeze akomeye nanjye sinyikumenya, ibintu usigaye ufata wanyiciyeho, turacyari inshuti njye sinagutererana nguhurwa amenyo nka rubanda,
njye nkuri nyuma kugeza mu guhamba urabizi ko njye nawe twagiranye igihango niyo mpamvu nza kubera buri aho utari kuko umubyeyi wawe niwe mama wirira njye turi kumwe wikwita ku magambo bareke bavuge n'ibikiri inzoga n'ibiyobyabwenge yashaka kwiga yaretse ishuri mama wirira urumva album yitwa ntabara narapfa ni album mu by'ukuri njyewe indirimbo maze kumva narazikunze bro shout out ziriya ndirimbo narazikunze kuko ni message nanjye ubwanjye nicara ndi muri crib yanjye cyangwa audio yanjye ntumva indirimbo havuga oh damn iyi ngiyi iranyubatse. Hari n'abantu bambaje utubihe ko duheruka twikukora ibintu bikabuminga biti izi ndirimbo ko zitari abantu banga ukuri kandi nanjye ndabahereza ukuri muri iyi minsi gusa nimuzanyange ngewe nari aho uzigera kwagira urupfa kwawe nta muntu uzigera kwangira ukuri kwa kuko ntabara ntarapfa ni album ngewe navuga ko ntago ndayumva ariko na album nakunze indirimbo ziriho ku bufatanye na Ngomijana navuga ngo mukomeze mukore agomba gushya mukomeze mukore hashye ongere hashye uyu munsi Ngomijana ndakeka abasore hafi ya bose bagize Ngomijana nagize nagiri ubuntu bwo kubakira kuri micro na camera za performa KW 250 bose ikintu bahurizaho ni kimwe Gloire ni big bro Gloire yaradufashije Gloire yadukuye aha hantu tutari kwishoboza byinshi aka kanya hari byo tumaze kugeraho Gloire abasore mubana muri Ngomijana ubundi mubanye gute nabya daje navuga ko uretse kuba mbishimira no kuba mbikora ku bwabo ariko mbikorera n'uyu muziki turimo man uko abivuze Musanze twagize igihe kinini man hafi imyaka 10 irenga y'abahanzi basakayisa amasura mashya yarabuze ariko right now niba Kebo yashobora kuza Boston akaza akaba umukompetita mwiza even no kuri njyewe aba Petro afite indirimbo mani zarebwe cyane kurusha izawe cyane kandi naragize uruhare wenda mu kubafasha cyangwa mu gukora izabo ariko urumva ni challenge nziza ibyo bintu ntago bigukora ku mutima se ukaba wumva wenda rimwe wavuga uti ariko aba Petro ndi gufasha nkambona bari kugereza urukundusha wabireka uzi se buriya njye filozofi yanjye cyangwa ko ni ibintu mbyumva kuguma hasi twese ntacyo byadufasha tu bizanshimisha umunsi nzahura na platform karafashwe nkajya atari ko musa urabyibuka ko twakoranaga ibintu nk'ibi wamfashije cyangwa se nanjye tugahura ameze neza nkaba nagufasha kimwe nabo man nta nubwo nibyo bintu mpora mbabwira babwe bajya batitsa ngo man ngo ugiye ndashaka kuzabikora ku rwego rwawe bamwe ati hell no uracyari muto ibintu nibwo uri kubitangira reba impact bimaze gutanga twebwe byabanje kutugora abantu badashaka kubyumva abantu baguteza amatwi you can be bigger man kubera ko nanjye nshaka kuzasigara na titre yitwa founder wa Ngomijana wa muntu wakoze apana kuvuga ngo superstar wa Ngomijana no ndashaka ko Boston na Flying Solo zira contractors irye nawe urumva nawe sinyire niba na ngombwa nawe nagera igihe azavuga uti abandi bapeti nibaze nanjye mbafashe so navuga ko man bakomeze bakore genda bafana cyane tunabahanga byatanga cyane mu kubafasha kwabo bamwe bavuga ko biri mu byagusubije inyuma gufata abatise batafite izina ukabazana muri game warangiza ukasoringa kugira ngo bagire izina byanatumye umwe muri bo habwa igihembo ndabyibuka icyo gihe award wari nominated ariko nawe nta gihembo wahawe nubwo mutari mu cyiciro kimwe abantu baravuga bati why gute Gloire aza n'umuntu uwo muntu agatwara award Gloire ntagire ikintu abona kandi tumuzi nk'umuntu wamuzanye kiragiye wabifashe ute nyuma yo kubona ko utangiye kuzana abantu bakagutwara ibihembo actually ikintu cya mbere I'm proud of my boy Boston niyo twaye best upcoming urumva ko iyo ni etape ya mbere yatwaye icyabazamuka ubu none yaje mu cyiciro cy'abagabo mu gihe gura mu cyiciro ntabwo ufite ko yaza akaba yaguhigika bitwaye iki bro none se twese turi abantu nuza n'umuntu akaguhigika rimwe akaguhigika kabiri gatatu uzakomeza like kumubona burya n'umwanya wa kabiri ntacyo twaye imana ntabwo uba watsinzwe ikindi uretse ko ntabwo nari gufata achievement peti wanjye agezeho bwa mbere ngo ngiye nyitesha agaciro ariko mbabwije ukuri iriya award yari umwanda
yari umwanda iyo bitaba peti wanjye ntago ngiye birabire reka ushatse kuvuga ngo iyo Boston adatwara award ntago ari kubyemera actually uzi se biriya bintu ikintu bisobanuye yego ni nkuko bro wawe yakora ubukwe bukabera ahantu habi cyangwa se ntibugende neza warangiza nawe ugashaka kumuterana ngo ntago ndibuze yego so ibi nari by'umuvandimwe nawe bigira ibyawe bivuze ngo ariko mu by'ukuri iriya award ni kubera ko yari irimo Boston yeah actually my boy was nominated twese ko tumusapotinze na bagenzi banjye na bake boy tumujya inyuma dushyiramo imbaraga zacu zose kubw'urukundo rw'abafana n'urukundo rw'Imana turacyegukana murayitwara utigeze wishimira uburyo bwayo niki wanenze muri award imitegurire nominations uburyo zakozwe n'abanyamakuru ariko zakozwe n'abanyamakuru yego kuba utarabaye nominated wumva hari umunyamakuru ubishinja nta nubwo ari we gusa n'ababiteguye ndabibashinja man ngiye ibikorwa byanjye ntabwo babiteguye batari mu bahisemo abanzi bro come on nibo bahisemo aba bahitamo yego nanjye ndi bahisemo abantu actually ahubwo experience urayimereza neza muri abafite briefing babahaye babatumira nta briefing baduhaye ntago wantoye njye naragutoye ku giti cyanjye ibyo birahagije none se abagenzi bawe mwari kumwe barantoye aya nuvuga ngo kanze nkubwize ukuri kimwe kiriho nshobora kukubwira ko nagutoye ntaragutoye okay ubwo nyine ni bwabo by'abanyarwanda ni kimwe bita oya actually nta nubwo ngiye nigeze mbaza ngo yarantoye ngo yari yantoye urumva ahubwo ngiye nkimara kubona ko ntarimo nkabona n'abarimo nari proud yo kuba ntarimo koko bari abanzi ntago bari level man ntabwo nakabaye ahantu hari Mailo hari Fizo Masoni hari Mishu with all respect Mailo ni mukuru wanjye ni papa mukuru no umuntu w'umupapa yego yatwaye iziyese ariko niwe wabaye manzi w'umwaka muri award zinga yari nomine Zari 3 izindi zatwawe zose se ni wari kuzitwara ni ibintu byagaragaraga man niyo mpamvu nakubwenge kuruneye ntago ndi umuntu ugira ishyari Mailo award yose yarimo nomine yagombaga kwitwara uriya mwaka nta muntu wakoze kumurusha ibikorwa bye byagize impact ariko Mailo indirimbo ze zijya mu top 10 y'i Kigali indirimbo ze zibrandinga hafi igihugu cyose ariko Mailo yari nominated mu cyiciro kirimo n'abandi bahanzi kandi abibyo ngibyo babikoze ntago babikoze twe kujya tubeshyanya for real none se tuvuge ko Fizo Masoni atakoze yakoze ibi Fizo Masoni yari afite indirimbo yari afite games zanjye afite games zanjye yaje nyuma Fizo Masoni yari afite ntago nzibuka neza yari afite ubumuntu afite featuring nanuza na JC nayo ntago ari indirimbo yabaye ntoya yari afite ntago nzibuka neza ubwizo zibaye zingaye nushaka umwongero n'izindi nka zingaye Fizo Masoni nawe yari afite ibikorwa Mishu yari afite ibikorwa nayo izo top 10 yazigezemo so ubwo ikintu cyagombaga gukurikira ni ukumenya ngo ko nabaye nominated ni gute ndibuze kurwana kugira ngo ibi bintu mbitsindire nkuko wabivuze uti kimara kubona Mabo abaye nominated twarahasorinze none se ubu ngubu kano kanya uramutse utumiwe mu kintu runaka ntushyiremo imbaraga kujya cya kintu uze kucyegukana uzarenganya uwagutumiye byaterwa nabo bankizemo nabo yego hari ahantu haba hatari competition nta competition ngo yari kubaho ibyo actually ntagira umuntu umva ibyo navuze cyane jewe narubwo naje hano kwisobanura ngo impamvu ntabaye nomine muri award impamvu iki twe turi kuvuga kuri album usibye ko twari tunagarutse mu bintu byagiye uretse ko iyo ugiye kureba igikorwa ntabwo turi kuvuga kuri nomination ya cyangwa kuba ntarajemo iyo tugiye kureba igikorwa tureba icyo byamariye umuziki byawumariye iki aka kanya ariko Fizo Masoni ibikombe by'ambona byerekana ntabwo ibikombe kuba biri mu kabati ariko kamaro man umuhanzi utwaye award next year ari big man abagomba kudukubita album cyangwa saka branding ndabyibuka Remo Awards ariko ntabwo wajya kubibaza Fizo Masoni ibyo bikoreka platform ntabwo wajya kubibaza wateguye award ibyo bikoreka platform award yari iriho umuturanyi wawe nabyo kagategura award ngo agiye guhemba abahanzi b'igihugu yabuze ibyarya nawe ariko uri ryarishimwe ntabwo uri kumva ikintu ndi kukubwira aka kanya ntabwo umuturanyi yaza ngo ndi gutegura award ihemba umuziki nyarwanda we yaburaye wowe uri kuyihemba uri mu ntoki bishatse kuvuga ko abahembye award yari cheap man yari cheap cyane kandi ryarishimwe ntabwo byari mu buryo bwo ntabwo twababwiye ngo badukize ahubwo imitegurire yabyo abanyamakuru barimo ninde munyamakuru actually nomination ibaze ko zakozwe ko nomination zakozwe n'abanyamakuru b'Imusanze gusa nese nibo bareba umuziki w'inagusa ariko nibo bana n'abanzi Musanze cyane bakabe barazanye n'umwambasaderi wa Kejela akavuga ati mu ngoma mwakoze yarabacitse tugeraho
icyo wenda ni kimwe mu byo bakurikirana award cyangwa se abategura award bagomba kuzigaho ubutaha. Reka tunabiveho, dukeneye gukora ibintu bitari loko, tugakora ibintu biri bigger. Ntabwo dukeneye award zo mwiberesha. Award zo mwiberesha ntabwo arizo dukeneye. Bro, mura mena umuceri award zo mwiberesha. Ntabwo dukeneye award zo mwiberesha. So reka twinjire ku ndirimbo Fuck Fake Friend Triple F. So freestyle. Navumbuye kutazanyurwa keretse ubaye nge kandi reka ibyo ntibishoboka. Navumbuye kutazishima wallahi kabakanze. Nta kibazo indirimbo nshya urumva. Indirimbo nshya ariko yagaragayemo gusa naho ubwira abantu actually karashavuga dore bishwe n'ikimwaro ntibandeba mu maso, dore bishwe n'ikimwaro. Dore bishwe n'ikimwaro ntibandeba mu maso, dore bishwe n'ikimwaro. Fuck fake friends. Fuck fake friends. No that's what's up. Irani indirimbo nandi kuvuga ko let's go. Ndeba mu maso dore bishwe n'ikimwaro. Dore bishwe n'ikimwaro ntibandeba mu maso, dore bishwe n'ikimwaro. Shout out to Merkel Beats. Let's go. You made it, bro. So. Let's go. Dore bishwe n'ikimwaro ntibandeba mu maso, dore bishwe n'ikimwaro. Dore bishwe n'ikimwaro ntibandeba mu maso, dore bishwe n'ikimwaro. Fuck fake friends. Fuck fake friends. Fuck fake friends. Fuck fake friends. Navumbuye kutazanyurwa keretse ubaye nge kandi reka ibyo ntibishoboka. Navumbuye kujya unyinuba kubangamira cyane gusa wabuze uko utobora. Nkibaza niba buri uko dusekana, niba koko mu mutima uba uko duseka, niba koko mu mutima uba wumva wayakura. Nibaza niba buri uko ubu mfitiye imihari ishyari gusa ngendahirwa. Ukuri si ukuva mu kanwa kavuga kadahagarara nikanyiri ibinyoma. Uko biri gutandukana bimfashije cyane, izere yuko nawe ari uko. Ni fuck fake friend ati gutandukana byakwigishije byinshi ati cyane, nizere ko cyase byakugira umumaro. Nizere ko nawe ari uko. Yaba ari umuntu mwari muri gutandukana n'umukunzi ni inshuti. Nakubwiye ko iyi album nashatse kuvugira abantu. Burya inshuti itari inshuti irutwa n'umwanzi weruye. Kuba uri kumwe n'abagambanyi, uri kumwe n'abantu batakwishimira, uri kumwe n'abantu ndava hano platform agasigara avuga abo bantu ujye ubagira gutya. Yitwa Mr. Gloire. Ndabizi ko tugiye kuganira bwakwira bugashya, twavuga n'ejo tukongera tukavuga kubera ko dufite byinshi byo kuvuga. My brother nakubwiye ngo nge namumenye nyiri umwana muto, ndakuranza muri industry musangamo, ndabimenya byinshi biye bitandukanye. Niyo mpamvu wumvise tugenda tuganira bimwe tukabisimbuka, ibindi tukabijyamo kubera ko dufite byinshi cyane tuziranyeho twavuga bukira n'ejo bukongera bukira. Gloire, ndagira ngo twisoreze ikiganiro uhereze ubutumwa abafana. Nurangiza unatubwire dutegereze album tariki zingahe, album izagaragara kuri platform zingahe, nicyo ubona Afrochart irimo gufasha umuziki. Ubutumwa n'abafana banjye ndabakunda byatari kubera ko nabo barankunda, deja ko witwa umufana wa Mr. Gloire no kumukunda. Nanjye ndabakunda. Ikindi ntago nabatenguha man. Iki kibuga tukimazemo imyaka myinshi twihiringana njye nabo. So iki ntago ari cyo gihe cyo kuba disappointinga. Still barakomeza babona ibikorwa bya danje. Abakunzi bangoma ijana, abahungu bari tayari, mwari mwarababuze bari ku ishuri, bose barahari. Bagiye gutangira kurekura imishinga kandi ikomeye. Ahubwo bya bindi wambwiraga ntaba ari ngiye gusugira ubwoba, namwe mu bugire. Ikindi album ntabwo njya nkunda kwishyiraho pressure kubera ko nkuko nabikubwira album ifite umurongo iriho, ifite n'icyo yaje kumara muri societe, n'icyo yaje gukemura muri societe. Ntabwo nshaka kwishyiraho pressure ngo nshyireho indirimbo zitagakwiye kuba zijyaho. Nzakomeza kubahereza ibihangano bitari kuri album, ariko album bitewe nuko ari ntabara ntarapfa n'ibijyanye nayo igomba kuzazira rimwe. K-boy
ntabwo uri kuva kuri kudusakurira nari naho album ntabara ntarapfa bazayibonera rimwe n'ibijyanye nayo kubera ko nisije ziri tough kandi zigomba kwitabwaho umuntu akazitekerezaho cyane kugira izaza ari album ibanogeye ariko meantime bagomba kuba bareba ibindi bikorwa n'ibyo abahungu actually mujye kuri Ngoma Ijana mukande subscribe muzajya muzibona naho platform zizajyaho n'isi yose aho musanzwe mubona ibyamamare bindi bikaze nkanjye muzayihasanga haba kuri Afrocharts, Spotify, iTunes hose no kuri YouTube muzagenda muzibona kandi muzazinjoyinge cyane icyo ubona Afrocharts ije cyangwa se imaze gufasha actually n'ubu ngubu twari dufite ikibazo cy'uko muri Africa mani nta platform yari ifite target kuri Africa yinjiza tumenyereye YouTube kandi YouTube ababizi ujya kwinjiza warigize gutya so ikintu Afrocharts yaje gukemura nuko byibuze ibihangano byacu n'umuntu ukurikira Mr Gloire namubwira kujya kureba ibihangano bya kuri Afrocharts kubera ko uwo mufungo ngeraho kuko reba indirimbo yanjye nanjye ndinjiza so byaje gukemura byinshi kabisa biri mu bintu bituma tukigenda tubona ubwo bufaranga buke budusubiza muri studio Mr Gloire wakoze kwitabira ubutumire bwa performer ndetse nizere ko n'ubutane tugukenera kuri performer KWP 250 tuzaba turi kumwe nawe abavuzwe mu kiganiro mutwihangane nawe tujye tubaru ntabwo tujye dushaka kugarukaho nta n'igikorwa tujye dushaka kubangamira ibyo twavuze n'ukuri kandi ukuri k'umuntu ntabwo gukura ukuri kundi muntu nta nubwo tubihanganishije